Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese muteraniye hano, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 ivuga ishyirwaho ry'abagize guverinoma, ku wa gatatu tariki ya 23 Nyakanga 2025, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho Minisitiri w'Intebe. Nk'uko kandi biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, n'ingingo yaryo ya 63 ivuga indahiro y'abayobozi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro ya Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin. Arigira imbere. Arafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo, avuga indahiro. Jewe Nsengiyumva Justin Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Twagira ngo dusabe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin umaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Twongere dushimire Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe umaze kurahira. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro ya Minisitiri w'Intebe kirasoje. Muri uyu mwanya twagira ngo dusabe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe umaze kurahira kugeza ku bateraniye aha n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo yaduteganyirije. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mwese duhuje inshingano zo kubaka igihugu cyacu, namwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango. Ndashaka kubanza gushimira byimazeyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku cyizere yangiriye. Nkaba mbizeza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko nzi neza uburemere bw'izi nshingano mwampaye n'uruhare rwazo mu kuzamura imibereho y'abaturage n'iterambere ry'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse namwe bayobozi bose
muteraniye hano, ndashaka kubasezeranya ko iki cyizere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yangiriye kitazaraza amasinde. Ndabizeza ko nzakora ibishoboka byose ndetse nkore n'ibirenzeho kugira ngo nuzuze inshingano nahawe, bityo igihugu cyacu kibyungukiremo ku buryo bugaragarira buri wese. Ndashimira cyane ubwitange abayobozi babanjirije bagaragaje kugira ngo u Rwanda rutere intambwe ishimishije nk'uko bigaragarira buri wese uyu munsi. Niteguye ntategwa gutanga umusanzu wanjye muri urwo rugendo nk'umunyarwanda wiyemeje gukorera igihugu cye. Nzaharanira gukorera mu mucyo, nzita mbere na mbere ku bibazo by'abaturage, nzafatanya n'inzego zose kugira ngo ibyo twiyemeje tubigereho kandi nta munyarwanda dusize inyuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye ndabashimiye, namwe mwese muteraniye hano ndabashimiye, murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese muteraniye hano, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 ivuga ishyirwaho ry'abagize guverinoma, tariki ya 24 Nyakanga 2025 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abagize guverinoma, nk'uko kandi biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma n'ingingo yaryo ya 63 ivuga indahiro y'abayobozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro z'abagize guverinoma bagizwe n'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta. Murakira kandi n'indahiro y'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kubanza kwakira indahiro y'abagize guverinoma. Mubyemeye, abaminisitiri bakurikira bakwigira imbere bakabagezaho indahiro: Madamu Uwizeye Judith, Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika; Madamu Mpambara Ines, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe; Bwana Murangwa Yusuf, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi; Ambassadeur Nduhungirehe Olivier, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane; Dr. Ugirashebuja Emmanuel, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta; Dr. Biruta Vincent, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu; Bwana Habimana Dominique, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu; Dr. Gasore Jimmy, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo; Madamu Ingabire Paula, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation; na Bwana Nsengimana Joseph, Minisitiri w'Uburezi. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro: Jyewe Uwizeye Judith, Jyewe Mpambara Ines, Jyewe Murangwa Yusuf, Jyewe Nduhungirehe Olivier, Jyewe Ugirashebuja Emmanuel, Jyewe Biruta Vincent, Jyewe Habimana Dominique, Jyewe Gasore Jimmy, Jyewe Ingabire Paula, Jyewe Nsengimana Joseph. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite,
ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. n'intatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze, murakoze. Murakoze banyakubahwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abaminisitiri n'umunyamabanga wa leta bakurikira: Dr. Arakwiye Bernadette, Minisitiri w'Ibidukikije; Dr. Cyubahiro Bagabe Marc, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi; Dr. Nsanzimana Sabin, Minisitiri w'Ubuzima; Bwana Sebahizi Prudence, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda; Madamu Mukazayire Neri, Minisitiri wa Siporo; Dr. Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu; Ambasada Nkulikiyinka Christine, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo; Retired Major General Murasira Albert, Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi; Dr. Utumatwishima Jean Nepo Abdallah, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi; Retired General Kabarebe James, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye n'akarere. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro: Jyewe Bizimana Jean Damascene. Jyewe Nkulikiyinka Christine. Jyewe Retired Major General Murasira Albert. Jyewe Utumatwishima Jean Nepo Abdallah. Jyewe General Retired Kabarebe James. Jyewe Arakwiye Bernadette. Jyewe Bagabe Cyubahiro Marc. Jyewe Nsanzimana Sabin. Jyewe Sebahizi Prudence. Jyewe Mukazayire Neri. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze, murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abanyamabanga ba leta bakurikira: Madamu Mutesi Linda Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe kwegeranya imari n'ishoramari rya leta; Bwana Kabera Godefroid, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya leta; Ambasada Wihanganye Jean de Dieu, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa remezo; Madamu Kayisire Marie Solange, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu; Madamu Irere Claudette, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe uburezi; Madamu Umutoni Sandrine, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe urubyiruko n'ubuhanzi; Dr. Butera Ivan, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima; Dr. Ndabamenye Telesphore, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi; na Bwana Rwego Ngarambe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe siporo. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro: Jyewe Mutesi Linda Rusagara. Jyewe Kabera Godfrey. Jyewe Uwihanganye Jean de Dieu. Jyewe Kayisire Marie Solange. Jyewe Irere Claudette. Jyewe Umutoni Sandrine. Jyewe Butera Ivan. Jyewe Ndabamenye Telesphore. Jyewe Ngarambe Rwego. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro
ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Imana ibimfashemo murakoze murakoze muri uyu mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika nyuma yo kwakira indahiro y'abagize guverinoma turagira ngo dusabe abamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro twagira ngo kandi tubamenyeshe ko minisitiri w'ingabo na minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango batarahiye kubera ko bari mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu bityo nyakubahwa perezida wa repubulika mukazakira indahiro yabo mu gihe cya vuba murakoze nyuma yo gushyira umukono ku ndahiro twashimira abagize guverinoma bamaze kurahira nyakubahwa perezida wa repubulika muri uyu mwanya hakurikiyeho kwakira indahiro y'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda aribo bwana Afrika Jean Guy umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda na madamu Muganza Juliana Kangeri umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro Jewe Afrika Jean Guy Jewe Muganza Juliana Kangeri ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Imana ibimfashemo murakoze murakoze muri uyu mwanya nyuma yo kurahira kw'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda twagira ngo tubasabe bashyire umukono ku ndahiro twagira ngo kandi twibutse nk'uko mwabisomye mwabibonye mu itangazo ko urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda ari rwo rureberera ikigo gishinzwe mine peteroli na gazi mu Rwanda ndetse n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB nirwo ruzareberera ibyo bigo byombi tukaba twakongera tugashimira abayobozi bakuru
b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB bamaze kurahira no gushyira umukono ku ndahiro yabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kwakira indahiro ya Minisitiri w'Intebe n'indahiro z'abagize guverinoma ndetse n'indahiro z'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye hano n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo mwaduteganyirije kuri uyu munsi. Murakoze. Mwaramutse neza mwese. Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyakubahwa ari Minisitiri w'Intebe umaze kurahira, abagize guverinoma n'abandi bayobozi baturahiriye imbere hano, abanyarwanda bose bakurikira uyu muhango, nagira ngo ntangirire kubasuhuza mbifuriza ubuzima n'ibihe byiza. Ndabanza mpere ku gushimira byimazeyo Minisitiri ucyuye igihe, Prime Minister ucyuye igihe, Prime Minister Ngirente, nagira ngo mbanze mushimire akazi keza n'imyaka yari amaze agakora. Twakoranaga neza, uburyo najyaga mutera urubwa, nkahera ku izina rye ngo Ngirente, nkamubwira nti ba Prime Minister ugira utyo, hanyuma agaheraho abigira atyo nyine. Nagushimira cyane rero, kandi ndagira ngo byumvikane ko abavuye cyangwa bahinduriwe imirimo n'abatahawe indi buriya irahari irabategereje. Birahinduka gusa, ariko ntabwo birangirira aho ngaho, niko bikwiriye kumvikana. Abanyarwanda ni benshi, twifuza ko bagira uruhare rutandukanye mu gukorera igihugu cyabo, kandi ibintu bizajya bihora bihinduka, si ibyege mwananiye gusa mwaze kumpindura. Ndashaka guhinduka nanjye, ariko mukanga, ubwo nanjye igihe cyanjye kizagera. Ku bamaze kurahira rero, barahiriza inshingano bahawe, ndetse n'abari bari mu nshingano zitandukanye bategereje izindi bazabona. Nagira ngo mpere ku kuvuga ko izi nshingano zifite uburemere butandukanye.
cya mbere zihera ku bushobozi cyangwa ku bumenyi cyangwa ku bushake bw'abantu. Ugomba kugira ubushake, ugomba no kumenya icyo ugiye gukora, ugomba no kukigirira ubushobozi. Hari bimwe abantu bashobora gukora, tuvuge abahawe imirimo runaka, ndetse byahereye ko abantu babonye ko muri wowe hari ubwo bushobozi. Ibyo ni ibituruka hanze, ariko uko uzabikora n'ubushake ubikorana n'imyumvire ubikorana ko ako kazi karenze wowe gusa, kareba igihugu cyose, ibyo ntibyoroshye kugira ngo bituruke hanze mu baguhaye izo nshingano. Ni wowe birimo. Uko ubikoresha uhereye ku bikurimo, ibyo ni ibyawe rwose. Abantu bakwigisha, bakwibutsa, babwiriza, bakwegera ibyo byose, ariko iyo bitakurimo ngo ubyumve ibijyanye n'izo nshingano biri muri wowe, akazi ntabwo gashobora kugenda neza. Niyo wakwibutswa inshuro zingahe, niyo wakubitwa imijugujugu kangahe, niyo wagira uti, ibikurimo utabivanamo ngo ubikoreshe kubera ko bishingiye ku myumvire yawe n'ubushake bwawe, akazi ntikagenda neza. Impamvu rero nayo mbivuga, u Rwanda rwacu, aba banyarwanda batureba bakatubonamo byinshi, bakwiye no kutugirira icyizere ku bibazo bafite bahangana nabyo buri munsi, tugiye kubafasha kubikemura. U Rwanda rufite imiterere yarwo, hari aho rusa n'ibindi bihugu, cyane ibya Afurika, ariko hari n'aho dutandukaniye n'ibindi bihugu, byaba n'ibya Afurika byaba n'iby'ahandi hose. Dufite amateka yacu, dufite umuco wacu, dufite kamere yacu duheraho, dufite n'ibindi dusangiye n'Abanyafurika navugaga. Iyo ubona u Rwanda naho ruva naho rujya, cyangwa aho ruri ubu ngubu, buri munsi tuvuga amajyambere, atera imbere n'ibyo. Hari abandi bateye imbere. Kuki abandi bateye imbere tugasigara? Kuki twasigaye inyuma? Hari impamvu ishingiye no ku kuntu dutandukanye. Ubundi iyo tutaza kuba dutandukanye bigeze aho, natwe tuba duteye imbere, ariko impamvu ni iyihe? Impamvu ni amateka,
impamvu ni imikorere, impamvu hari ibyo ntari bujyemo bitaza kumvikana nabi, ariko tugomba gukosora byanze bikunze. Ndetse no muri twe twicaye aha n'abandi handi, ari n'ushobora kwibaza atari ko twabikosora dute. Hari abihebye barekuye, bazi ko abanyarwanda, abanyafurika tugomba kuba turi aho, turi abakene, turi mu mwiryane, hanyuma kandi hari abazaza kudukiza. Abazaza kudukiza ntabwo mvuga babandi mwirirwa musenga mutegereje bazabakiza, bamwe batuyobora twese, ntabwo ari byo mvuga. Gusanga abantu bari aho bategereje abazabakiza ari abantu nkabo, nicyo mvuga, nicyo kibazo cya mbere. Ubundi iyo mico ya savior mentality tukazaba tuzakizwa n'abantu bicaranye natwe hano, abatumirwa, abo twita partners. Ibyo nicyo kibazo cya mbere tugomba kwivanamo, ko twicara, ko tubaye aha muri iki gihugu cyacu, tugahera kuri twe, ibyo dushoboye tukabikora uko dushoboye, ukabikora uzi aho uva, uzi n'aho ujya, uzi n'aho ushaka kujya. Abo bandi bafasha, iyo bagufashije uri mu nzira ugenda ugana aho ushaka kujya, nibwo bigira akamaro. Ariko ntabwo bazaguterura ngo bagutereke aho ushaka kujya, nta nubwo babishaka niba mutari mubizi. Ntibabishaka, ntibabikeneye, ahubwo ugumye aho ngaho ni mu nyungu zabo. Twe rero abanyarwanda, abanyafurika, tukicaraho tukadamarara, tugategereza ko hari abazaza kuducungura. Kandi ntiwabonye ko n'abariya tuzi muri za Bibiliya n'abandi bazaducungura bafite uko basa kwabo kutari nkatwe? Abo bari mubizi, murerekwa ariko ntimubona. Ibyo rero ni ikinyoma. Umwicara ubwo muhabwe izo nshingano, mwazijyamo mugakora neza, mwazijyamo mugakora nabi, mwazijyamo mwinuba, ukavuga uti kuki bangize iki, batangize iki, abasigaye hanze bavuze bati ariko kuki batoranyije kanaka nge ntibampitemo. Ibyo byose byo ubikora wibuka ngo uri ubusa igihe twese tutivanyemo uwo muco wo kutumva inshingano ituri imbere, icyo dukwiriye, agaciro dukwiriye kwiha mbere y'uko dutegereza ko hari undi wakaduha. Uri ubusa. Ariko hari n'abo kuba ubusa bitagize icyo bitwaye, ni naho bihera. Hari abo kuba ubusa, guhora usabiriza, guhora ukubitwa inkoni za buri munsi ngo ntiwagenjeje uko undi yabishakaga, hari abo bitagize icyo bitwaye. Kuko niba abandi navugaga bihebye
bava ku cyo bakwiriye kuba bari cyo bategereza icyo abandi babagenera. Byo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntibyabaye by'imyaka 100 ishize, kugeza ubu ntibizaba byo guhera ubu n'indi myaka 100 iri imbere, ntibishobora kuba. Niyo umuntu abivuga atya rero, ikibabaje ni uko ku mpande zombi ari twebwe turi aho ngaho hakwiriye gukosorwa, ari bariya nabo batugenza uko ukwiriye gukosorwa, bose twese hamwe turi kimwe, binyura mu gutwi kumwe bigahita mu kundi, bikakomeza uko byabaye imyaka yose ishize. Ndabivugira, nzahora mbisubiramo, tugomba kubisubiramo, ndabibwira mwebwe abayobozi muri hamwe bafashe inshingano zo kuyobora. Niba mutabyumva, ubu nababwira ko turi mu ibasi tutazi n'aho ijya. Turi muri bisi, ufite umushoferi uyobora, adakora agisida, ariko abari mu bisi ntibazi aho bajya. Niko bigenda iyo abayobozi ibyo batabyumva. Duhora tugenda tuzunguruke muri iyo bisi, twisange aho twaturutse, aho twahereye urugendo. Abantu ntibavamo bavuge ngo twagarutse hahandi, ubwo bamaze amasaha angahe bagenda mu bisi, bajya gusohokamo bagasanga bari aho batangiriye. Niko ari u Rwanda, ari Afurika, imiterere yacu, imikorere yacu, imyumvire yacu tutivanamo ngo hindura ibigomba guhinduka, niko bigenda. Kandi hari ingero nyinshi zikwiriye kuba zitwigisha, zikwiriye kuba zadushyiramo, simvuze uburakari bundi, ndavuga uburakari bw'imbaraga abantu bari bakwiye kuba bakoresha kugira ngo tuve aho ngaho. Ingero zirahari buri munsi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Umunsi w'amateka yacu, imyaka 31 tumaze, naho tuvuye, ababigizemo uruhare bandi batari abanyarwanda, aho uyu munsi baza bakabwira abantu ko the victims are now the perpetrators. Barangiza babigizemo uruhare, barabirebereye, barangiza bakazana amasomo ku kwigisha uko ukwiriye kubaho. Bakazana amasomo kwigisha demokarasi. Nabwo ntibe demokarasi gusa, kitwa bagashaka benshi liberal democracy. Liberal democracy ngiye ko hina mu magambo make ni ukubwira ngo no muri ubwo bukene bwawe bwose, no mu ko wabaye, ibereho uko ushaka, niyo kwaba kukwica
ureke n'undi abeho uko ashaka, niyo kwaba kumwica, niyo mwese kwaba kubica. Nicyo bivuze. Bakoza kubikwigishaga. Barangiza bakaza kukubwira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muri mwebwe nimumbwire utazi ikiremwa muntu ninde? Aho ugomba kuba muri n'abaswa wenda. Aho bahereye babibigisha, imyaka igiye kugera 100, n'ubu ntimurabifata. Wahora wigishwa usubirirwamo icyo. Ariko se ikiremwa muntu ninde? Wowe nturicyo, nk'uko n'undi akiriye. Ukubwira ni ikiremwa muntu, nawe uri ikiremwa muntu. Unless people think we are dumb, we just have no capacity to think or to act upon what we think and what we must do. The kind of disrespect that people, Rwandans, Africans, experience on a daily basis is staggering. But on the other hand, I don't entirely blame other people. We have a responsibility. Why don't we just reject it? What do you lack to reject it and raise questions you must raise about yourself first, but also about others? I can't quarrel with you just because you've been coming around and giving me lectures without blaming myself for committedly listening to you and going by what you are telling me that I know. And it is as if we are going to do what is right because we have been instructed to do so. I mean, you must be having, you Africans, you Rwandans, you must be having problems to accept that. And for years. And even then, that is reflected on the way you go about your responsibilities, including these ones you have been sworn in for. It's as if you are doing it for other people other than yourselves and your people. How? Well, in the civilized world we find ourselves today, you don't fight over anything and everything every day. You choose your fights. But you must choose the fights. They are there. There are the fights you must fight. Unless you have no purpose, you have no meaning attached to the responsibilities you have and what you owe yourself. You see this every day. So, in short, hear what I'm talking about. The mindset must change. We can't be the same Rwandans, the same Africans we were 100 years ago, 50 years ago.
We can't. And what I have tried to do when you look at this cabinet, that's what I've been trying even in the past cabinets, especially the recent ones. You people, I think I'm the oldest in the cabinet. Most of you have 30s, 40s, and it is for a purpose. It is for a purpose of saying, you young people, are you going to grow through this world like some of us, the old ones, did, and didn't change much that was necessary? You really can't find it in yourselves, you young people? Educated, traveled all over the world. You know your history, where you're coming from. You know all this I'm talking about. And you just behave and move forward like nothing happened. Then you start breeding a generation that just complains about things. Blaming so-and-so, blaming this for this, blaming that. No, where are you? Why don't you deal with the matter that you are complaining about? Especially when you are given an opportunity like this. Why don't you? Where are you? Why do you want to complain about other people? Even those from outside who may cause you problems. No, you should refuse, you should fight back. There's no question. Unless, I don't know, what medicine do you need other than the life you have lived, the experiences you have had, the losses you have had? What else do you need? Yes, young people, educated, carrying a lot of degrees, academic degrees, PhDs, but you are just, I mean, why don't you get this and, but you can't do it unless there's something in you have to correct, the mindset. Even your self-awareness and appreciating yourself and being aware that you can do something for yourself. And you have the capacity to fight back with ideas, with values. There is everything that you have to put to such a fight. So what do you need? What injection? What medicine you want? In the end, you have yourselves to blame. But that is if you are conscious of what you should be blaming yourself for. You don't find being a beggar every day or being
dictated to as what you must do, ought to do every day, you don't find it wrong? Uko abo batoya mwebwe mubyiruka n'abandi kubaha uburere is one thing, uburere ubuzima. Uko mubukoresha is another thing. Ariko uburere butangwa kugira ngo bushingirweho bukoreshwe ibyiza by'abantu. Kandi ntabwo nta muntu waremye undi. Nta muntu waremye undi. Ibintu byose ni magirirane. Ntabwo ari ukubivuga gusa, dukwiye no kubishingiraho ibikorwa dukora, hanyuma tukabona ibivuye muri ibyo bikorwa. Nagira ngo rero muri ayo magambo maremare nongere nshimire abayobozi mu nzego zitandukanye, ariko mbabwira ko namwe mwisuzume buri cyumweru, buri kwezi mwisuzume murebe icyo mwahindura. Niba wanakoraga neza urusheho urenze ubyiza wakoraga, kuko byose birashoboka. Ariko hagombe kugira ibikorwa. U Rwanda aho ruva n'aho rujya, nk'uko byavuzwe kare, n'aho rugeze ntabwo ruhageze ku busa, nuko nyine abantu bagiye bagira ibyiza bakora. Ariko wibaze iyo tuza kuba ari twese dukora ibyo bikorwa byiza kandi tubikora neza ku buryo dukora dutera imbere muri byo, aho tuba tugeze tuba turenze n'aha ngaha turi. Ariko nanone niba harimo abumva ko aho tugeze niho hacu, niho hadukwiriye, niho twagarukira, ubwo nyine ikibazo kiracyahari. Ntabwo kuyavuga ari ukuyarangiza. Rero ahasigaye ubwo nahanye ibyanjye mba nayababwiye, ngerageza gukora ibyo nshoboye. Ubwo namwe reka turebe aho tuganisha igihugu cyacu. Asanteni sana. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro muduhaye. Gahunda y'uyu munsi irasozwa n'ifoto y'urwibutso, protocole irabidufashamo. Murakoze. Muranyumva? Rero umuhango wari uduteranije hano mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda wo kwakira indahiro za Minisitiri w'Intebe ndetse n'abandi bagize guverinoma nshya ngubu ugeze ku musozo. Rero isojwe n'ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kubaha, aho yatangiye ashimira Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe Dr Edouard Ngirente ku buryo bakoranye, ndetse anashimira abayobozi barahiriye inshingano zabo uyu munsi, abasaba ariko gushyira umuturage ku isonga no gukorana umurava
kumva inshingano zabo. Yasabye abayobozi mu nzego zitandukanye kwisuzuma bakareba uko bakora, basanga bakora neza bakarushaho, ndetse basanga bakora nabi bakisubiraho. Reka rero tubashimire mwese mwari mukurikiye uyu muhango, dusubize gahunda kuri studio. Mwakoze cyane.